Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki gitondo tubyutse dushimira Imana yacu izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimira Imana yacu itabura uko ibigenza. Dushimira Imana ikomeje gahunda yo kuturengera. Dushimira Imana ikomeje kutubambira amahema. Dushimira Imana ikomeje kutwimana. Dushimira Imana itubereye maso. Dushimira Imana intwari ku rugamba. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, wowe tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo. Ndavugana nawe uri hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hanze igihugu cyacu ku migabane itandukanye, bakristo b'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Bene data nshuti zanjye, ndabasuhuje muri iki gitondo. Yesu Kristo nashimwe. Iki gitondo duhereje Imana icyubahiro. Dusubije amaso inyuma iyi minsi itambutse muri iki cyumweru, Imana ikoze ibikomeye. Imana iratunejeje. Imana yatugarutseho, itugarukamo, ikora imirimo n'ibitangaza. Abarwaye barakize, ndetse Imana yishyuye n'amadeni. Imana ishimwe. Imana yazamuye abantu bamwe n'abandi. Imana yaguciriye inzira uratambuka. Iyo Mana yihereza icyubahiro. Imana yakoze ibikomeye, nawe uri umugabo wo kubihamya. Imana ishimwe. Navugaga ngo Imana ishimwe. Mujye muzirikana kugira neza ku Imana yacu ku buzima bwawe bwa buri munsi. Ujye ubizirikana, uyihereze icyubahiro. Urebe urukundo rukomeye cyane Imana igukunda. Ntabwo ari kubwo gukiranuka, oya, ahubwo ni kubw'ineza y'Imana. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo rero nyemerera twongere tugaruke muri teme yacu y'iki cyumweru. Dusoza icyumweru cyacu, tuvuge kuri iri jambo twabayemo ryitwa guca bugufi. Ibyo ari byo byose twagiye tuganira uburyo guca bugufi ari ingenzi mu buzima. Uburyo guca bugufi bigucira inzira ukitambukira ntawe ukubangamiye. Guca bugufi ni intwaro nziza. Ndakwinginze uzayigerageze uyitunge muri wowe. Ucire bugufi uwo ari we wese. Abana uzabacire bugufi, abakuru ubacire bugufi, abakomeye ubacire bugufi, aboroheje ubacire bugufi. Haleluya. Imana nishimwe, Imana ishimwe. Jya uca bugufi, jya uca bugufi. Icyubahiro ni icy'Imana. Jya uca bugufi zakurengera. Jya uca bugufi zaguteturura. Jya uca bugufi zagutabara. Jya uca bugufi zakurwanirira. Jya uca bugufi mwene data. Reka nkubwire ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye. Ujye uca bugufi. Muri wowe habemo guca bugufi. Reka nkubwire n'uwo mwana muto ntabwo uzi icyeje azavamo. Ca bugufi. Ca bugufi. Ntabwo uzi aho uzahurira n'uwo muntu ubona ucishijwe bugufi. Hariho igihe ari uzakugirira akamaro. Njyewe nitegereje iyo umuntu atwaye imodoka ukagenda nyine, imodoka nayo igira ikintu cyo gutungura umuntu ikamuhemukira. Ukajya kubona ukabona rwose iranze, ugakarakara ugakora hose ikanga kugenda, ukagira pane uri mu nzira. Hariya hari abantu baba birirwa bicaye aho ku muhanda, hari igihe aza akakubeshya ariko basashobora no kuyisunika. Rero urya muntu iyo tumunyuraho tugenda dutwaye imodoka ntabwo uba uzi ko ari uw'umumaro ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rero igihe cyose ujya ugenda uciye bugufi, ujya uca bugufi, ntawamenya aho uzahurira n'uriya muntu. Noneho rero agahebuzo ku Mana, jya uca bugufi ku Mana. Ujya uca bugufi imbere y'Imana, kuko mu bihe by'inzitane Imana yonyine niyo igutambutsa. Imana ishimwe. Abantu bose bakuretse, abantu bose bakuvuyeho, abantu bose bakwibagiwe, Imana yonyine niyo igutambutsa aho rukomeye. Jya uca bugufi, jya uca bugufi. Iminsi iri imbere yawe ntabwo uyizi, ntabwo uyizi. Aho uzaca ntuhazi, aho uzagana ntuhazi. Urapuraninga ndabyemeye, ariko ntabwo uzi uburyo ki iyo mipangu yawe izashyirwa mu bikorwa. Hariho igihe abacishijwe bugufi
aribo uzakoresha kugira ngo proje yawe izamuke. Ni ngombwa rero ngo ububahe. Wowe nawe ca bugufi. Imana ishimwe. Navugaga ngo guca bugufi bigira umumaro. Iyo uciye bugufi imbere y'Imana n'abantu yaremye, igutambutsa ahantu, ukahatambuka neza kubera kubwo guca bugufi. Imana nishimwe. Tukiri muri iyi teme yacu rero, ndakubwiye ngo ntago waca bugufi uri umwibone, ntago waca bugufi uri umunyamagambo, ntago waca bugufi wuzuye ibyaha runaka, wuzuye umujinya. Guca bugufi uri umunyamujinya ntago byoroha, kuko uba wuzuye ikintu cyo kwirwanirira, uba wuzuye ikintu cyo kwiyumvamo confidence z'imbaraga. Ariko jya uca bugufi, jya uca bugufi rwose, umujinya uwushyire kure yawe. Imana ishimwe. Reka rero muri iki gitondo twongere dusome ijambo ry'Imana, urwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abakolosayi, ibice 3 dusome. Ititire y'iri jambo handitse ngo ibyo kugira ukubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe. Imana ishimwe. Nimba ukeneye kubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe, ujye uca bugufi. Bizemera, bizajyamo vuba, bizemera, bizajyamo neza. Imana ishimwe. Erega nubwo wavuga ngo uca bugufi imbere y'Imana, kandi wowe ubwawe, abavandimwe bawe, abo mukorana muri company, abo mukorana aho ngaho mu isoko, abo mukorana aho ucururiza, ubwabo ntago bakubonamo yuko utunganye. Ntago ujye ubacira bugufi igihe cyose wicara wimanitse. Rero reka nkubwire, ujye uca bugufi ibihe byose. Hanyuma reka dusome iri jambo ry'Imana. Imana ishimwe. Turasoma ibi bice 3 umurongo wa 8, dusome 12, turaza gusoreza kuri 14. Imana ishimwe. Reka dusome twihuse. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Ariko none mwiyambure ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Imana ishimwe. Haleluya. Niba ushaka kugira ukubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe, ibi ngibi intumwa Pawulo yabibujije abo mu itorero ry'Abakolosayi. Genda ivuganira nawe wa munyarwandakazi we, nawe wa munyarwanda we. Ndavugana n'abakristo bose b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, ndetse namwe inshuti zanjye. Nimba ushaka kugira ukubaho gutunganye, reka nkubwire wa mubyeyi we, nawe wa mupapa we, wa musore we, nawe wa mukobwa we, urashaka kugira kubaho gutunganye, urashaka kugira urukundo rwa kivandimwe, icyo Pawulo intumwa atugireho inama niki? Ngo mwiyambure ibi byose. Hari icyambere, hari umujinya n'uburakari. Icyo kintu nimba kikurimo, ntago guca bugufi wabishobora, ntago wabishobora. Pawulo intumwa aravuze ngo mwiyambure umujinya n'uburakari. Kabiri arakubwira ngo igomwa, kumva ufite igomwa muri wowe no gutukana, ukicara ufite umujinya n'uburakari, ufite igomwa, ukumva ugome umuntu wese ntumwifuriza icyiza, umujinya warakwishe. Kera muri primaire twiza akantu kitwa mikizi, ufite umujinya nk'uwa mikizi, wirirwa wumva rwose nta muntu wagirira neza, wabwira neza. Umuntu wese ukamugirira igomwa, ukumva umuntu ntiyakwicara mu cyicaro runaka. Ariko ijambo ry'Imana rirakubwira ngo wiyambure ibi bintu byose: umujinya n'uburakari. Wowe ushaka guca bugufi imbere y'Imana, banza wiyambure ibi ngibi. Wiyambure umujinya, wiyambure igomwa no gutukana. Gutukana ntibikabe mu kanwa kawe, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kawe. Imana nishimwe cyane. Ibi bintu byose rwose ubyiyambure, nurangiza urabasha guca bugufi imbere y'Imana byemere. Umurongo wa 12 handitse ngo nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima nyuma yo kwiyambura bya bindi. Dore icyo ubwo ugomba kwambara. Hari ukwiyambura biriya nkubwiye: umujinya, uburakari, igomwa,
gutukana n'ibiteye isoni ukabyiyambura, hanyuma agiye kukugira inama ngo ahubwo mwambare umutima w'imbabazi n'ineza. Imana ishimwe, ambara umutima w'imbabazi, babarira kuko nawe utunzwe na mbabarira, babarira kuko nawe ntiwera, kuko Imana yonyine nikugirira imbabazi ukabaho. Ngo mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi. Turi muri teme yacu yitwa kwicisha bugufi. Pawulo abigiriye inama abakristo bose ngo no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Imana ishimwe cyane. 14 ngo ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambare urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Imana ibaha umugisha. Nakubwira ngo wambare umutima w'ineza, mwambare umutima w'ineza, mwambare umutima w'imbabazi. Imana ishimwe cyane. Kandi bigeretse kuri ibyo byose mwambare urukundo. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Mbifurije weekend nziza, mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije kugira ibyo mwiyambura n'ibyo mwambara. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Ndabakunda cyane. Imana ibanezeze. Muzagira ibihe byiza, muzagire weekend nziza.